mwavuze ntabwo rwose numva twayemeza kuko mwayivuze mutambiye kandi ndifuza kuba mpari. Iyi tariki turayifata twabanje gushyira 16 nyuma hazamo izindi gahunda nyinshi zageze nyuma yaho tuyimura kuri tariki ya 9 kandi byakunze nkabishimira Imana ko kandi nasabye ko iyi gahunda tuyiga neza ku buryo izajya iba uko bishoboka mu myaka cyangwa na rimwe mu mwaka umwe byabuzwa n'iki cyo cyari kimwe ibintu bivuga ubutumwa ngira ngo mbahe n'abashimira ndashimira abakarismatike b'Diocese ya Byumba ko icyo mwemera w'Episkopi uzana abana urubyiruko kugira ngo binjire mu ivugururwa muri mutagatifu. Iyi ntambwe mwateye nziza, mukomereze aho ngaho, wa mwanya wa mbere muzawugumane cyangwa kimwe se muzawugereho. Ndifuza ko mu minsi iri imbere ubahagarariye yabikomojeho mu mashuri cyane cyane Gatolika yacu, cyane cyane ayoborwa n'abapadiri n'abihaye Imana, tuzashaka umwanya buriya igihe twakoze inama namwe n'abandi bagize imiryango y'amatsinda basenga kugira ngo aho hantu turebe uburyo tuba duhari dufasha abana bacu. Ndifuza ko umwanya uzaboneka, abasaserdoti barahari benshi ubu basigaye bayobora amashuri hirya no hino, n'abihaye Imana namwe abahagarariye imiryango y'Igisoga Gatolika ivugururwa muri mutagatifu hazabatumira kugira ngo tuganire turebere hamwe uburyo twafasha abo bana bacu bari mu mashuri barererwamo. Iyo gahunda ngubu Padiri Muniye na Berger wa Diocese muzanyibutse kugira ngo tuzabyibukiranye iyo gahunda izashyirwe ku murongo, cyane cyane turimo kugenda tureba icyerekezo cya yubile ya Diocese yacu ya Byumba tuzinjiramo mu ntangiriro z'umwaka utaha w'ikenerabucyo mu kwezi kwa 9 kwa 10 uyu mwaka, kugira ngo nabyo tubishe muri gahunda zacu. Icyanyuma nagira ngo ndangirizeho ndakibwira abawumoniye, ndabashimira kuba mwitabira umunsi kandi na gahunda yo gufasha no guherekeza abagize ivugururwa muri mutagatifu mu byitabire. Nkasaba cyane cyane umoniye na Berger n'abayobozi, burya buri munsi buri wese aba akeneye kwiga no kunoza kugira ubumenyi bwiyongereho. Nta umenya byose, ari mwebwe yaruze hakeneye amahugurwa kugira ngo abantu bamenye neza ivugururwa muri mutagatifu kandi barimenye neza. N'abawumoniye ndasaba Padiri Muniye ko n'ayo mahugurwa y'abawumoniye nayo muzajya muyagena kugira ngo bamenye neza renouveau charismatique icyo ari cyo, ndetse n'uruhare rwa Muniye mu buzima bwayo n'umutumwa bwayo, bagahugurwa kenshi gashoboka kandi twese tukiga kugendera hamwe nk'uko sinode ibidusaba. Izo nizo mbaraga zacu, kugendera hamwe mu bufatanye mu butumwa kugira ngo tuba abahamya kuko babo turi bo n'abahamya b'ivanjiri. Padiri Muniye, Padiri Donasiani na Berger, ayo mahugurwa n'abandi bayobozi, ntimukavuga abayobozi gusa n'abawumoniye nabo, kuko dukeneye kuganira hamwe kugira ngo buri wese amenye icyo agomba gukora ndetse n'icyifuzo afite, kugira ngo duhurize hamwe imbaraga zacu tubashe neza
gusoza ubutumwa uko Kiliziya yifuza kubishaka. Ayo mahugurwa y'abamonye nayo ndifuza ko yazaba ntabwo ari muri bakarismatike gusa ndetse na mu yandi no mu yindi miryango. Bamonye nkaba bashimira gukomeza kubashishikariza kuba hafi abakarismatike bacu n'imbaraga zikomeye z'amaparuwasi yacu, n'imbaraga zikomeye z'ubukirisitu cyane cyane muri bino bihe bitoroshye. Mu gusoza ndashimira amaparuwasi mwese, ndabashimira birumvikana, ariko amaparuwasi yacu agifunze batabasha guhura, nkashimira ko mwaje abakarismatike mwaje. Hari abashobora gukeka wenda yuko bazimye cyangwa kimwe se n'ubukirisitu bwazimye, ariko nk'uko tumaze iminsi tubizirikana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ahubwo n'igihe byabaga bikomeye Pawulo Mutagatifu na Petero Barinaba n'abandi ahubwo bagiraga imbaraga zo kujya kwamamaza ivanjiri hahandi babakumiraga. Abakarismatike rero ababurehe, abagituza, abarukomo, Kisaro, Muyanza n'ahandi, mufite ubutumwa bukomeye ariko bwiza muri kino gihe. Kugenda mukagera kuri babandi bihunze, kugenda mukagera kuri babandi bacitse intege cyangwa bashaka gucika intege cyangwa mu kimwe se bacibwa intege n'ibyo bumva n'ibyo babona. Aho ngaho niho Roho Mutagatifu abohereza kugira ngo mujye kubakomeza mu kwemera, bumve yuko muri kumwe. Ubwo nibwo butumwa mbahaye, by'umwihariko abari muri ayo maparuwasi, kandi aho hazashokaho imbuto nyinshi kandi nziza zikomeye zizera muri bino bihe. Hamwe urashobora kubona ko ari umwijima, ariko ngo hazasohokamo urumuri rukomeye cyane. Nkabashimira ko mwaje abo muri ayo maparuwasi, ariko namwe mwese abandi mwaje ndabashimira, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza umunsi mwiza wa Pentekosti uri imbere. Nyagasani Yezu abane namwe.